pate jaune abantu benshi batangiye kutwitirira kubera bamaze kubona ubuhanga ifu yacu ikoranye. Nimba ugiye kugura ifu ya pate jaune, reba neza ku mufuka wacu kuri envelope yacu kwanditseho Magic Pate Jaune, ndetse ku masuperi mashini n'amabotike dukorana urebe neza ko ari Magic Pate Jaune. Batangiye kutwitirira bakatanga ibifu utamenya aho babikuye. Gubwa neza, gira vitamine zinje mu mubiri neza cyane ukoresha ifu yacu ya Magic Pate Jaune ifite ubuziranenge mpuzamahanga. Umva amabwiriza kuri inshuti banyarwanda, si ukubabeshya ku izina ry'Imana agacika amaguru. Iyi niyo nzoga ya mbere mu Rwanda. Reka kuvuga amagambo mbese ajya ambeshyire nkomeze mpagarare. Ariko se aho kweki wihaye ku nakubuje gukora kuri no mwana. Umbuzi. Iyo bibaye ngombwa mu ntambara y'u Rwanda amategeko ntabwo ari. Nanze kuganura reka mbikubwiye bico by'agace mu. Bakomeze bambeshyire n'umuntu. Nshakira umutekano. Uhe mutekano. Wowe mbwira ntugire ikibazo. Nshakira umutekano. Icyo kumaza gukubitwa. Urumva uko mabuja ubundi kuyo kubita umuntu w'umuhungu ubuzi ko umunsi umwe wazashuze. Sore utanzamura kamera sore. Utanzamura kamera no mushinya wose. Kangahe se kuyanje mwamaze kuyizamura. Banumye twatora bipimisha kugira ngo tupima sida kugira ngo yewe soreye ngutu mutwe tu. Wa mugabo uri kwambwiye ngo umuhungu wanjye akubundi warasaze ngo n'amafaranga ngo genda ngo ushaka kunungura udukingirizo. Sore waretse sore. Akomeza mbese se ngenze ngo ndimanda kubera ariko ubundi ndamaboko ugira ndafite ariko ndamaboko ugira ndagenda kuki wowe ibyo bagukora utabikora umuntu w'umugabo kiwo mabuja azabona umurakare wanjye. umva ndavuze ngo gwera iki gihe nazagukora gukubita amaboko by'umukubita amaboko amaguru ku maguru nagura ikigori bityo Mabuja ureka komeza kumbeshe. Je nigeze mfata umudupimisho mu ndekure we. Ayo bose kunabara. Yakomeza mbeshe ndi kure. Bose kunabara gato. Nziza. Nziza cyane. Uzi ubwenge? Nakubonye shampiyona hano. Ninde mukozi wananiye kuntekera breakfast mu gitondo. Nababwiye ko ngewe nkeneye amagi ntago nkikeneye amagi atokoshije. Mashaka umureti. Naye mababwiye icyayi umugati. Ko nabyo nizembo. Harakumeze ko nabyo nizembo. So kuri kumbwira. Murara nzajya ndya nte. Kuri kumbwira gutyo. Kandi ntumenye nakuramo ibyo bitamo. Mbere wari uvuga ngo ibyo bitamo. Uzongera gusubiramo ibyo bintu ngiye nawe tuzaba aba babiri. Umva nkubwire ta. Papa yavuze ngo uri umuntu usanzwe nk'abandi bantu bose hano. Papa niko yababwiye? Yego, yatubwiye ngo nukeneye gufata ikintu ahangaha uzagicishura nk'abandi bantu bose. Genda. Oya ndaje nze ngurebe ikintu mupfunyikiramo kuko ndabyabaye bikeya. So wiriwe kontraka se kumi ibintu ndebera envelope nshyiremo amavuta ya neo nshyiriremo ya serseri mu gakombe
Nshyiremo na magi. Uretse gato. Ibintu uri kunjya ko mbona byanditse kabiri. Sore yabiguze byose. Kugiye kubikoresha iki? Njye na Sore turi impanga. Si mu rugo rumwe se? Nyine njye na Sore turi impanga. Ako uyu mukirane namubwiye ko nari buze gukupa uyu munsi. Ako se shaba waretse amagambo ibintu keza kwa kukabimu. Ariko ibintu ndi kuvuga biri kumvikana. Ibi nari kunyakana byanze inshuro ebyiri reba hano. Hako se ko mbona akomeje kujya mu magambo yo kumenya ibibera mu ngo z'abantu aho kugira ngo mfunyikire ngende. Musige muteka inkuru ebyiri. Hako se wamanje yaje kugura ukareka kwinjira mu magambo. Yo guteka inkuru ebyiri bakureba. Kwinjira mu magambo. Mereza envelope upfunyikire amavuta nigendere. Menya ibiri mu iduka ryawe. Asoni. Ngaho mbwira mbahereze nese uyu munsi ndaza kurya. Ako mu bicuruza n'ubugambo. Nukubona umugabo wese utwagendewe. Uru rugo n'urwa mbere ndubonye. Kandi dore babivuze ukuri ngo gasigaye kiruka kanyira kavuga urugo rwa Kanimba. Icyo utabona ni iki se? Hako mu byo waje gucuruza harimo n'amagambo. Yango harimo amagambo ariko nshaka kumenya. Reka kunyongorera avuga cyane ko mu kanya bavugaga nka sipika bashyize hehe. Mwaje ko kumfatikanya. Kugufatikanya. Nese ahubwo narebye neza umuntu yagusora muri yo kontwara akakujugunya hari kubera yuko ntago uzi gutandukanya akazi kawe ukora no kwinjira mu buzima bw'abantu. Nese mbizwe mugiye gutekera. Ndakubujije guhera uyu munsi sinzongeye kumva winjira mu buzima bw'urugo rwa Kanimba. Ntago bikureba. Ibina bintu byose ndi kubona bihuye n'ibihumbi 12,200. Sasa iyi facture ndayishyira kuri ndiko mwaje guhaha. Mara ibyo yaje guhaha ntago wabibonye. Nakuye ko tutari impanga ngira Sore. Buri muntu wese umwishyuza ibyo yafashe wabyumvise. Nese mwakodesha inzu ebyiri. Ujye ureba ikureba itakureba urebe hirya nta soni. Pfunyikira se nigendere nyine. Concept. So, what is? Come on, let's go. Shaye meze neza cyane. Akayobe karitamuye ibintu n'amahoro. Nanda ko twaburanye se abantu twaraburanye byatari akazi karagiye karangotesha bikomeye cyane. Ariko ndashaka kuzafata umunsi umwe haza nkabasura tugasukuma imbozi induru zikavuga. Ukuri uzadusure twongere dusangire vraiment. Kabisa. Ukuntu uryoshye umuceri. Byadari. Sore. Hona mwese ariko muvuye guhaha. Aho neza. Bravo. Umeze neza se? Ana hese meze neza. Ko ndabona muri kuzuzanya muri no minsi wawe. Tuba tumeze neza. Umwese mwagiye guhahira rimwe? Dusenyera umugozi umwe twese. Niko se duherukana wazanye umugabo wanjye yasinze. Yego shawe siko nanjye nabonye asindira harangavuga ati nubundi uyu nguyu araza kugira. Nta kintu cyari kibyihishe inyuma. Nta na kimwe n'ukuri nta na kimwe pe. Asubita. Turakwemera ariko ntuzatinda. Tuzatinda kabisa turagukunda ukangagarwara amezi. Naga ibi bintu twabyifasha twenyine. Uyobe mwabaye biraso byiza kabisa. Ariko wawe bagerageze kongera kukwitaho. Ase koko byanyabyo. Kanimba bayeho neza. Abagore babiri bose bavuye guhaha bagiye kumutekera. Nakuri Imana nimfasha nanjye nzashaka abagore babiri pe. Ibampereye icyarimwe. Mbega ukuntu uriya rugo rubayeho neza. Murabona ko ingoma zahinduye imirishyo. Ingoma zagize iki? Zahinduye imirishyo. Ubu ngubu nyine muzajya mwambara uku nguku mubanze mukurura abakiriya munabe bamenyereze babanza babamenyere babafate. Aho mu minsi iri imbere kujya mwambara inifomu imwe mwese. Murumva? Wowe mushinza ari abaseriveri 6 b'abahungu uje bayobora. Utitaye ngo nabahungu utitaye ngo barakurusha iki ubayobore ubikarumana. Sinzi igihe numva ikintu cyapfuye kuri side y'abahungu. Wowe nawe mushinza bari abandi 6 abakobwa 6. Sinshaka kujya ngira abantu muri n'abaseriveri ubu ngubu ni mwebwe mugiye kujya muhura nabo. Ngiye murabona ko banzamuye umwanya. Unabaye mabujande? Aiz. Mabujande? Aiz. Inde? Mabuja. Umuntu bise tamu mubivuge mu byumve neza bisubiremo. Ndashaka mujye mumugira gutyo musuzugure. Ababwira ikintu mucyanga. Ahubwo mubaye nde? Mabuja. Mabuja ngewe. Ai. Ngwino ndagushaka nagushatse nakubuze guhera kare. Mwe ko mutajya mu kazi. Hagati. Bana nuje. Soresa kubwibiki. Nta kibazo kirimo. Ese uba wumva hari ikibazo nareka kukubwira koko? Oya nta bintu birenze yakubeshyaga kabisa. Nta kibazo dufitanye uriya mugore tubanye neza. Ahubwo ni kukundi tutumvikana akantu gato ariko
oya ntago ari ngombwa wewe wikwirirwa uza ndabyikemurira kabisa ese ko nta kibazo gihari tumeranye neza kabisa kandi nkubwira ko ni kwa kundi tutumvikana ku kantu ariko aya ndagakemura ntiwirirwa uza kabisa bame kiba cyagiye bamenya si umuntu ko aba yakubuze biba bimeze bite ako bagiye he bite byawe Esa ko bakwabiza bose se niki cyabuze hano ariko boss murangiye kintu ndashaka n'ikintu kimwe nta kuntu wahazana undi mukozi wa kabiri ndi mukozi akora iki erega bamahuje abanjye bamaze kwa benshi nyoberwa ngomba gusavinga none agomba gusavinga no kuvuga ngo bampamagara rimwe kandi nje no gushiduka nikasemo kabiri untumye umufuniko si untumye kujya kumesa untumye kujya kumwinurira imyenda yinitse yatarampye si utuma ngo njye gukurira ko ifite igiye gushira ibyo bintu nzabishobora koko mbaraka mubwira baba niwe utangiye gutekereza ibyo bintu byibagirwa shaka uburyo bari abagore bose ugomba kubahaza wabyumvise ibyo bintu babishobora bose mbere yose ko babikoraga abagore barumvikanaga bakashyira ku muntu umwe ngo nyine nkamukora ikintu kimwe kikarangira cyangwa ugasanga undi mugore umwe yaritonesheje bamugaburira ariko bose bigize ndavuze ngo abagore ugomba kubahaza wabyumvise mva mu maso ajya kubitaba ariko bose biriya bintu bibasha gute ushobora ibiki cyo gutunga abagore batatu ibyo se urumva ari ikibazo njye no kubakorera byananiye ikibazo ufite ni ikihe nuko njye no guhaza babiri byananiye cyanda apfa mu maso niba wumva ko mpaza batatu ku cyo utahaza babiri byibuze ayi wambaye kunsuzuguza bari abakobwa koko wambaye kunsuzuguza abakozi ubu koko igihe cyose waryamaniye na papa mugahora muryamana mbumva buri gihe nijoro samutime mwanabyirengagiza mukanisha umutwe nkabyirengagiza ukavuza induru nkabyirengagiza ntabwo ushobora kwihangana uwo ukabyara ukareka kunsuzuguza bari abakozi ayi zinuzi ko kuba uri inshuti yanjye wambabariye ntuzi nagusuzuguje gute uzi ko mbabwiye ngo bose bajya mu kazi baranyimyoza ibyo birandeba kandi nsanze muri muna ariko nsanze muri kuvugana wari kubabwira ibiki abakozi umujye mubwira ibyo byose banaganira n'abakozi ubu njye nicara mubwira ikintu naganira n'umukozi sayizi wangira imwe koko nanjye ko wabeshye papa ngo uratwite njye mbizi sinakwihoreye ahubwo nakugira inama ko wagenda kuri konti ukavanayo amafaranga wari ufite kuko mu minsi iri imbere nakumane nsoza kubikora y'ibihumbi genda uyavaneyo buri kintu cyose uzajya ukonsoma hano we noneho muri make kurya ni ikibazo muri uru ntabwo uzakomeza kurya iby'ubuntu ntabwo ugomba kujya ubyishyura wowe se urya ibyo wishyura wewe nako ngo uhora wishyura buri joro wowe ni wowe hanyuma se njye nkabiki mba mubwiye ibyanjye kugenda ubikuza amafaranga kuko nawe abakozi bangura gusuzugura ejo n'ejo bundi ntabwo bazaba bagufatira ku mande yego reka namwibwira izi koga mwiza urumva ibyo ngibyo uri hano uri kwikarakasa ahangaha ibyo ni nothing for real it's nothing reka nyine mbikubwire umenye ko njyewe ngende umwana worora musaza uko uruhara rwe rwabira rwatogota uko byagenda kose azagira igihe ashyira ubwonko ku gihe agarukira umwana noneho rero uwo kabyara umujinya mfite noneho wowe ikibazo ni kimwe uyu mujinya ni umujinya mfite noneho wowe uzasohokamo urimo urarira
ngiye mfite stress zonyine n'imijinya nyine iri aho ngaho ariko uzaboroga ewa umubare urenga ivumbi ariko uzaba narishimye wowe basi niba uvuga rero ko ari ubusa kuki usumva wahangayitse kuki umumagaye rero mpamanga ntuhangayikiye nawe ubwawe mbona nta cyerekezo cy'ejo uhangayikiye se ngiye warambyaye ibibazo ubuzima byanjye bwanjye burakureba dore umunsi nategeka kubyara yize uragashya mana we ntabwo nakubyara mama sibyo ngaguma muri ibyo ngibyo byangize mbere bajya he umunsi n'umutoto ndaguca ugenda ndikuvuga urumva digwi Yes, amahoro y'Imana aho muri hose abasesekareho. Reka manze mbasuze ndetse n'abashimira mwarakoze cyane abantu bazi yuko mwahashye outfit cyangwa se imyenda yacu iyo bita Rabbit Style. Imyenda yacu ifata ipasi ntipfuka ntiva mirange ni imyenda myiza cyane. Uko wabungana kose umwenda uragukwira. Ijampa navangurangana gute ora nkingi ni X large ariko nuko ninkwiriye na large na yambara na X large na yambara nuko wese ushobora kuba wayambara. Murakoze cyane amapapa bajya bagura imyenda nk'icumi abantu bajya bagura imyenda nk'itanu bagenda bagura imyenda ibiri aho mberere hose turabashimiye tubikuye ku mutima n'abatari bagura Imana ikomeze b'amafaranga mushoboye kwa mwahaha imyenda iri ku mafaranga make pe iri ku mafaranga make umuntu waba wambaye cyangwa umuntu wawuguze azakubwira uko n'umwenda umeze ukuntu uhagaze uyu niwe mwenda twemeye tujya ku ruganda kuyikoreshereza kugira ngo tuzagira umuntu dutuburira murakoze cyane mukomeze mwiyemere filime yawe. ariko ndi kurota cyangwa ariko se ke umuntu wakubwiye gufata imboga zanjye ukazikura kuri cardboard ni uzijugunya hariya aseka muzi iyo utekereje uratonekara cyazi bazabunyweye urifata ukageranya inkoko z'ibihumbi 20 n'ubu bucafu bwawe butageze no muri 600 noneho waje muri comparison nta n'isoni gusa ni ugukuza igihagararo gusa nta bwenge hakuzumva ryari se rero ngira ngo ushaka kutongana nawe ushaka kima umaze kugera ahangaha habura iki se nguruke niba maze kukugera umunsi nakurutse rero nibwo uzabona ukuntu isi ari mbi ahubwo reka nkubwire umunsi isi yakwikaragiye hejuru ntabwo nkeneye gutongana ibizira byawe bikakugaruka ku mutwe nibwo uzamenya icyo wakoze ntabwo kariterera mu mata nk'isazi we nikariya ni agake ariko rimwe na rimwe hari igihe mba ndenganya n'abantu undi umugabo wanshatse niba adashobora kunyubahisha nzubahana akabwera zose zigenda ariko nta kibazo ese sinajye gusuhuza ashari mba ngusuje Mbese ko ari byinshi. Iyi ntago ari imwe mba ariko ngusuje wese unsuhuza
ndavuze ukuri we mbese basigaye baguhereza uduhenda abana bakakwisomera uranze nyine baragufasha bakugiza umugabo wazezengera urazezengera ariko wapfuye yarihuse koko atakubonye ni uru rwego ugezeho usibye no kuguhereza ibyo guteka shikaje no kuzajya umesa amakariso n'amasuti ibintu njyewe Soleil umugore wawe wiseza ntigeze nkukoresha uri kubikoreshwa n'inshuro ntinshose n'inshore nkumbaza ibyari wizaniye mbese bakugize agatebo nakataraza bakazaza sheri rata sushi ubundi waje ukamiriza tugiye guteka urandeba bikize oya nta kibazo tugenda duteka ntacyo ngiye turabona ndi kurya nabi nta kuntu wakwisubiraho ukaba umugabo nyamugabo bakareka kugukaragisha agati uzi ko navara y'imodoka isigaye kurusha agaciro mbese bagucisha ahangaha hirya no hino wawe ibyo wahisemo mbikubwiye mbabaye noneho biba ubwa mbere n'ubwa nyuma umbona izo njabaza induzwa ari njagatira zinkora ku matama uri kubyumva siko cyora nimishira usibana bavuga nabi bano nimishira basaza disibe kandi wohora useka disi ako se nk'ubu murapiki turapiki aka kigize ngo mukadata ye uyu ngo yigize mukadata ndebera uruhinja rungana gutya haba harimo intonganya buri munsi mukadata urani nakubera mama ntago wambera mama nyine cyo kintu mushaka kubwira none ubwo bunagazi bw'ubutoki bwa bunza nawo gute siko tudahuje ibigwi ubabaye yego ma ninde urenze undi ni wowe se nawe naguheza ni wowe urenzeho uryamana na papa wanjye ungana kuri n'urura ruhara rwatukuye na ruhara rwatukuye kuryamana tuma gasaza kangana kuri kukazi kari kuzakugwa hejuru aho anani mugira umva mbabarira dore nshinguka imbere nivugane navo kazi kabwejago gashishwa umunwa bici kaka niba nzagakorera iki mana avoka mwiriwe umeze muteze turaho ko muri mu gutongana igihe cyose reka naragowe wa mubyeyi we mpora n'ibibazo buri munsi none se bimeze bite ibibazo nuko nyine biraho ubu narinje kongera kumva uko bimeze hanyuma nanjye nkakubwira aho ngejeje nta kibazo mbwira kuko nigeze guhura na papa wawe anampakanira ambwira ko utari umwana we yakubwiye ngo yambwiye ngo ntabwo ari umwana uri umwana we urumva aravuga ati noneho niba ubihamye arashaka kuza kujyana kwa muganga bagapima bakareba niba uri umwana we icyo cyo yaragihakanye ko aranabizi neza ngo ko ntabyo bizabona asura musaza we ntiwamubonye nta kibazo mfite ntago ngewe papa wanjye yanyihakana nta nubwo ibipima byadutandukanye kozi nyine ura ni papa wanjye ahubwo nyibwirira akazi ko namubonye nabonye ari umusaza udashobotse pe ntabwo gusa nawe uzi kwihangana ariko hagati aho ngaho uribuka ko ahantu twatangiriye nta mafaranga nigeze nkwaka aho kugeza aho bigeze aha ngaha nkaba narinje kugusaba 800. 800? papa we yambwiye ko ufite $1,50,000 ngo ufite amafaranga menshi ayo ngayo ni nkinda ku mutindi ntugire ikibazo ahubwo no kugira ngo akazi ugakore neza ukiyumvamo ugafitemo n'urukundo ngenda guhereza $2,000,000 ahubwo umva nkubwire akanga ni karangira rero kano kazi hari ahandi hantu hari indi company shaka kuzatwara urumva ndashaka ko nzahita nkukubita kandi kazi urumva ko se niyo company nyine nayo itize ibyango naseka nkubaza kuri umwana mbona uri umwana ukiri muto ya mu byukuri ayo makampani y'abantu bakuru urimo kurwanira urimo urabirwanira ngo uzabishyire he uruka umugabo nandi kuvuga na papa wa undi ngo yagiye yanjyanye wa undi yangurishijeho uriya mugabo rero naryamanye nawe ndicuza mbomba rero urumva nanjye kwihimura kuko nkeneye kampani ibaza umwana ngana nanjye na kiriya gisaza kingana kuri Shaba. Sawa. Shobuja arimo. Arahari. Ihute si.
anko bite byawe ahubwo bitewe mbese ibyo nakubwiye kuri telefone ntabwo wabyumvise ntabyo numvishe ntabwo ibi ni ibibazo kabisa kuki tuvugana kuri telefone nkumva turi kumwe najya kubona nkabona uje hano nk'ubuje gukora iki koko uzi ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi njye ndi umubyeyi wawe umubyeyi wanjye yego nyine umubyeyi wanjye ariko se reka nkubaze yango kuki wumva ushaka ko nuba kuko ushaka kuki utumva ko jye nawe umugabo nkiyubakira buri kanya turavugana najye kubona nkabona ngezeho ufite ikihe kibazo wowe njye mfite ikibazo ahubwo niwe ufite ikibazo ariko kandi wansobanurira ukuntu urugo rwawe umaze kurugira nk'isahani yo muri resitora kandi za resitora nazo ziciriritse uwo ari wese apfa gukoramo yaba yakarabye yaba atakarabye ariko ntabwo bizashoboka kabisa ubwo si ubwo kuvuga gutyo hari ibyo ntakubwiye ibyo utambwiye ibyo ntakubwiye nyine ubwo si ubwo mbikubwiye byose noneho ndumva hashya kabisa ariko ubwo urabizi ko ejo bundi naje ngasanga mu cyumba hari haryamamo umugabo sore yazanye aryamanye amapuridanse hariya puridanse muri iyi nzu puridanse nyine sore yari genda muri niba umushaka mu gikari egereye ariko njye ntabwo twamaje kubona ko ari umwana mwiza rwose pe turakubwira niba uzi uyu nguyu we yanahaguma nta kibazo akaba kwamihanga yahaguma kandi ari mwe mwanyirukanye si mwe mwambujije papa ni umwana mwiza yitonda nabonye afite discipline mwese si mwe mwambujije Nirega wowe ikibazo sinabikubwiye nuko ukanga tumenyanye burundu ubu se namubwira ngo iki namubwiye ko hano ndi muri vacances ndi ku mutonto wanjye hari ahantu rero nafashe yewe nafashe ukwezi niho tugiye tukaba twibireka tuba turi kumwe wari kububiritse ntabwo nari kubireka hano wavuze ko atari iwanjye none se ubwo bigende gute ese ubundi ni iwabo si uwumva dore n'ubundi ese urabizi wamwihoreye niba data igitekerezo cyawe ni iki ntabwo yamubwiye ko anata ari hanyuma ubwo ubu nyine turavugana by phone akajyana n'umwana wanjye tujye kuruhuka rero be kava kazi nakava kazi ko kwezi ariko tuzabona uko ari arabari sawa chérie okay sawa have fun ko twakwishimiye si byiza garuke yego ariko sore ntabwo byumvikana ibintu mukumbwira rwose ntabwo mbyumva pe ariko se hanko ko wigiza nkana urinda umbaza ngo Prudence umuntu kuba akora muri RBC akora mu bijyanye n'udukingirizo ngo agire inama urubyiruko ko rushobora kwirinda inda zitateganyijwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bakoresheje agakingirizo urumva ari ibintu bya hatari ese n'ubwa mbere ubonye umusirikare atahatahanye pistol cyangwa imbunda yarafite ku burinzi n'ubwa mbere se waba wumvise umukozi w'ikigo runaka atahanye imodoka y'ikigo kuba Dolphe yabakora muri RBC akaba avuye kuri tele yarafite ibikoresho yifashishaga kuri tele akabinyurana mu rugo rw'uwanjye urumva aricyo cyateza ibibazo mukavuga ngo nazanye umugabo ngo afite Prudence sore nagira nkubwire ngo izo mpamvu zose umbwiye nge nabaye umusirikare ngira ngo ndi demo burabizi urumva niyo mbunda uvuze nge narayitwaraga hanyuma wambwira ukuntu noneho we azanye Prudence mu rugo rw'umugabo n'umugore noneho umugabo ntawe uhari kereka niba araje kwigisha ukuntu Prudence ubundi se bwo nawe umugenerwa bikorwa nanjye nka bumwe mu bakwiguka cyaba ari ikibazo ureba ahubwo ibi ni byiza ubwo musigaye mufatanya imirimo yo mu rugo urumva kandi mukajya muganira none dore ndabona urimo uraseka Erega ni mukuru mba ngomba kumwubaha wabyumvishe sore Erega koko babivuze ukuri mbambona irondo ryarivanze n'abajura hano mu rugo rwanjye naho ubu ibyo umbwira ntabwo byumvikana ntabwo byumvikana pe nubishaka biraza kumvikana ni wowe muti wacyo ngiye kugihera mu mizi kugira ngo ngikemure neza ndi umuti w'ikibazo gute se naguhamagaye ari uko mfite umuti w'ikibazo ahubwo ndabona imbaraga nitabaje nazo zishobora kuba zidakora nyine we nsobanura ahubwo uraza n'ibyagomba kujya ku murongo bikazamba ngo witwa ngo uri umuntu mukuru undi bavuze ukuri ngo harimo gishegesha ntavura umva nkubwire umura ikibazo ndagikemura tugende ndagikemura niko kane urumva ukuntu umukubeshyira sore wowe
ngo yazanye umugabo hano mu rugo ngo azanage urumva utamubeshyera ubu aragiye gusiba mu mutwe neza neza umva ko ibyo nakuwe byose ari amafuti Kanimba naje hano kugira ngo nkumve nawe mwumve sibyo ntabwo nari kumva ibyawe rero gusa ntumvishe n'ibyasoreye kuki uri kumwumva se kuki umuhegamiye kuki igihe utama agaciro se ariko ubundi usibye kuvuga gutyo bamenya ko rero wasobanura izo scenario zabereye ahangaha kuba umushyitsi yaraje akaza kudusura bamenya nkavuga ngo amukoreje agashyiramo amata muri ji yari yamukoreye atajya yamo bikamugwa nabi tukamujyana mu cyumba cy'abashyitsi kuryama kugira ngo tumushakire imiti nibyo wavuga ngo Adolphe ese wasanze nambaye ubusa wasanze hari gukorwa ikihe gikora hanyuma araza za nubwo bukineza muceceke kani ceceka naje hano kugira ngo nkemure icyo kibazo sibyo ese ubundi Adolphe atarajya gukora aho wambwiye ubundi imbere yakoraga iki yari executive ese ufite nimero ze Usi urumva nayibura umuntu twiganye kuva kuri kaminuza ntabwo nayibura rwose zinshirana akubwo neza urabyumva ceceka navuze ngo ceceka kuko naje hano kugira ngo nkemure ikibazo cyanyu ninjuje kugikemura ntabwo ari ugiye kugikemura ngiye hariya hirya kumuhamagara ugire iki se wamuhamagare hano muhamagare hano uca amazina nyamwese ko ngiye gukemura ikibazo reka muvugishe nyine wamuvugishije hano nyine wanga amazina abantu bahabona muhamagare amazina urajyana muhamagare nyine reka muhamagare ceceka